Hari inkuru nyinshi zagiye zandikwa kandi zivuga kuri Korea ya Ruguru, ariko kugeza ubu ni inkuru nkeya wabona zibanda ku mibereho y'urubyiruko rwo muri icyo gihugu. Kahandi hose ku isi icyiciro cy'urubyiruko ni ingenzi cyane muri icyo gihugu, gusa itandukaniro riri hagati y'ibyiciro by'abantu muri Korea ya Ruguru ni rinini cyane. Nk'urugero, umwana w'umutegetsi ukomeye ugereranyije n'umwana w'umuturage usanzwe, usanga umwana w'umutegetsi afite ubuzima bwiza cyane. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ku Ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, gukora subscribe na like ni inkunga ikomeye kuri twe. Ushimiye ko ubyemeye kandi uza gusangiza abandi iyi video. Urubyiruko rwo muri Korea ya Ruguru, iyo rurebye amafilime yatunganirijwe hanze y'igihugu cyabo, babona neza imibereho y'urubyiruko rwo mu bindi bihugu, ndetse bakaba bagerageza kubigana mu bintu bimwe na bimwe. Nyamara ariko nta bwigenge busesuye rufite ku bijyanye n'imyambarire, kwiyogoshesha, kwisiga ndetse n'ibindi. Kwiyogoshesha muri icyo gihugu bifite amategeko abigenga. Ibikoresho by'ubwiza muri icyo gihugu bifatwa nka bimwe mu bicuruzwa bya magendu, byinjizwa mu gihugu n'abacuruzi ba magendu binjiza filimi zo mu burengerazuba bw'isi, bakabigurisha rwihishwa n'Abanyakoreya ya Ruguru. Ibyo bikoresho by'ubwiza babibagurisha ku giciro gihanitse, kuko uwabyinjije mu gihugu nawe aba yabizanye ku giciro kinini, abakina n'ubuzima bwe. Abagore n'abakobwa nabo bakoresha ibyo bikoresho by'ubwiza nka makiyaje babikorera mu ngo zabo, kuko baramutse basohotse mu ngo zabo bimakiye ku rwego bigaragarira buri wese, ntabwo baba bizeye gusubira mu rugo. Ku bagore, icyemewe kwisiga ni akarangi gakeya bashobora gusiga ku munwa. Aramutse yisize nk'ibara ritukura ku munwa ku buryo bugaragara cyane, ahita ajyanwa muri gereza. Imyambaro yabo nayo ntigomba kuba ifite ibara ricanye, ni imyenda igomba kuba ifite ibara ryijimye kandi ridapika. Gusa ariko mu minsi ya vuba, Kim Jong-un yemereye urubyiruko kwambara imyenda y'amabara nk'ayo. Gusa ariko nanone, iyo wihaye ibyo kwihindura nk'Abanyamerika cyangwa Abanyaburayi, byanze bikunze gukurikiranwa na polisi ishinzwe iby'imyambarire na mode. Korea ya Ruguru nicyo gihugu cyonyine gifite ishami rya polisi rishinzwe gukurikirana ibijyanye na mode, imyambaro, kwisiga no kwiyogoshesha. Iri shami rya polisi rizwi ku izina rya Gimchaid. Urubyiruko rwa Korea ya Ruguru rwaramuka rugiranye ibibazo n'iri shami rya polisi, ruhabwa ibihano ntangarugero ku buryo buri wese amenya ko uwo muntu yarenze ku mategeko. Ashobora guhabwa igihano cyo kumara igihe kirekire akora imirimo y'ingufu nko kubaka ku nyubako za leta, cyangwa se agahabwa ibindi bihano. Reka twerekeze noneho mu mashuri yo muri Korea ya Ruguru, turebe uko biba byifashe ku bana ba Korea ya Ruguru mu mashuri. Icya mbere ugomba kumenya ni uko amashuri yose agenzurwa na leta, kandi ikintu cyiza gihari ni uko kugeza ku myaka 16 abana baba bigira ubuntu, kandi n'itegeko kuri buri mwana ko agomba kwiga. Gusa nanone hari ikibazo kimwe: iyo wamaze guhitamo ibyo uziga biba birangiye, ntushobora kwisubiraho. Ku myaka 10 kugeza kuri 16 umwana agomba guhitamo ishami ry'amasomo azakurikira, bityo akaba atemerewe kuba yayahindura. Tuvuge wenda niba umwana ahisemo kaziga ibijyanye n'umuziki, kwiga iby'umupira w'amaguru cyangwa se n'ibindi, ubwo nyine nibyo, ntabwo ashobora kwisubiraho ngo ahindure. Korea ya Ruguru ivuga ko 98% by'abaturage bayo bose bizi, gusa nta mibare nyayo itari iya leta ibihamya. Mu mashuri kandi abana batozwa ikintu gikomeye. Inkingi ya byose ni ugukunda igihugu, kugikorera no kucyumvira. Igitangaje kurusha ibyo ngibyo ni uko abana bigishwa ko umutegetsi wa Korea n'umuryango we ari Imana, bityo ko nta na rimwe umuntu ashobora kumwubahuka we n'umuryango we. Kuba abana bose bajya mu mashuri bakiga, rimwe na rimwe babangamirwa n'uko ayo mashuri atagira ingengo y'imari ihagije, bigatuma abana badindira mu masomo yabo. Hamwe mu mashuri hari ubwo badafite amafaranga yo kugura ibikoresho bishyushya mu mashuri mu gihe cy'ubukonje, cyangwa se n'ibyuma bikonjesha mu gihe cy'ubushyuhe bukabije. Ku myaka 17 waba warize cyangwa utarize, ugomba kwinjira mu gisirikare ugakorera igihugu. Abahungu bakora imyaka 10 n'abakobwa bagakora imyaka 6. Kubona ipeti muri icyo gisirikare nabyo bifite umwihariko. Ugomba kuba waraganguje cyangwa se ukomoka mu muryango w'abategetsi cyangwa abasirikare bakomeye. Iyo wakoze siporo ufite ibigango ubona ipeti, naho waba ukomoka mu muryango w'abakomeye mu butegetsi ukabonera iryisumbuyeho.
nk'urugero Kim Jong-un ubwe n'iriya ngano ye aramutse adakomoka mu muryango w'abakomeye yamara imyaka 10 yose mu gisirikare nta gapeti n'akamwe abonye. Icyakoze nanone hari bamwe mu bashobora guhabwa amahirwe yo kutajya gukora icyo gisirikare imyaka 10 yose ahubwo bagakomeza amashuri yabo. Abo nabo ni abantu baba baratsinze cyane ibizamini byo mu mashuri ku buryo mu masomo yose baba baragize amanota yo hejuru. Uru rubyiruko rwo muri Korea ya Ruguru rwidagadura rute? Uramutse uri mu murwa mukuru Pyongyang, ibintu bibiri gusa nibyo ushobora kwidagaduramo. Ahambere ni muri sinema, ahandi ni ahakinirwa umukino wa bowling. Kandi nabwo ugomba kuba uri umwana ukomoka mu miryango y'intoranwa. N'imiryango igerageza ntabwo yemerewe gukoresha ibyo bikorwa remezo. 1% by'abatuye Pyongyang nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gukoresha ibyo bikorwa remezo byo kwinezeza no kuruhuka gusa. Ni abantu bafite imishahara igaragara ku buryo babasha no kubona amafaranga bazigama ku buryo bashobora no gufata amafaranga bakayaha abana babo. Muri Pyongyang hari amaduka make acuruza ikawa. Abana basohokera muri aya maguriro ni abana ba 1%. Nibo bonyine bashobora kwigurira ikinyobwa cy'amadolari 4. Aya akaba ari amafaranga menshi kuko ashobora kubangana n'umushahara w'umukene ukorera amafaranga make muri Korea ya Ruguru. Aba bana nibo bonyine bashobora kwigurira ibyuma bikinirwaho imikino itandukanye. Gusa nanone ntiwibwire ko baba bafite a PlayStation 5 cyangwa se Xbox Series X. Ni ibyuma biciriritse nabyo bidashobora guhuzwa na internet. Aba bana kandi ni nabo bakiriya ba filime za Hollywood zinjizwa mu gihugu cyabo mu buryo bwa magendu bakazishyira kuri flash bakajya bazireba rwihishwa. Mu mwaka wa 2018 abana 4 bafashe umuziki w'umunyamerika barawumva. Umwe muri abo bana aza kumena iryo banga, maze polisi bata muri yombi. Birangira abana 4 b'imyaka 16 bagejejwe imbere y'inkiko bakatirwa igihano cyo kumara umwaka wose bakora akazi k'ingufu. Ubu buzima bwo muri Korea ya Ruguru butuma 30% by'abatuye Korea biyabuza ibiyobyabwenge kugeza no ku bana bari munsi y'imyaka 18. Ibyinshi muri ibyo biyobyabwenge ni opium n'ibiyikomokaho, kuko ni kimwe mu biboneka cyane muri Korea ya Ruguru, kandi Korea ubwayo ikagitunganya ikakigurisha mu buryo butemewe. Icyakoze mu minsi ya vuba Korea yashyizeho itegeko rikumira gucuruza icyo kiyobyabwenge hagati mu gihugu ngo bidakomeza kwangiza ubuzima bw'abene igihugu bayo. Umubano udashingiye ku gushyingiranwa hagati y'umukobwa n'umuhungu ntiwemewe muri Korea ya Ruguru. Umwana w'umukobwa yagejeje imyaka runaka agomba gushyingirwa umugabo kandi akajya abyara akurikiranye abana neza, kuko abaturage ba Korea barimo kugenda bagabanuka. Gufatanwa amashusho y'urukozasoni muri Korea byihuse uhita ujyanwa muri gereza. Umubano w'umukobwa n'umuhungu udashingiye ku gushyingiranwa ntiwemewe na rimwe. Kuba uri umuhungu utarashaka, kirazira no gukora mu ntoki z'undi mukobwa utarashaka. 25% muri Korea ya Ruguru nibo bonyine batunze telefone. Nazo kandi si telefone zirenze, ni telefone gusa zishobora kubafasha guhamagara no kwitaba. Ariko nk'umuryango wa Kim Jong-un bafite telefone zigezweho zose bifuza na internet yo ku muvuduko udasanzwe. Cyakoze nanone babacuruzi ba magendo bashobora kwinjiza telefone zigezweho bazikuye mu Bushinwa bakazigurishanya n'imirongo yo mu Bushinwa n'ubundi, maze abaziguze bakabasha kwihuza n'isi yose. Ariko nanone kwifatanwa ni icyaha gikomeye cyane. Yaba umuguzi n'uyigurisha bose ntibongera kugaragara muri sosiyete, bajyanwa mu igororero. Dushimiye kubana natwe kugeza ku musozo w'iyi video. Gusa ariko niba ari ubwa mbere ukurikiye inkuru zacu, ntiwibagirwe gukora subscribe.